Muraho neza bene data bakundwa, Yesu ashimwe. Murasuhuzwa na mwene so umwizerwa Adolphe, dusangiye gucungurwa kw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo yaducunguje ku musaraba. Uyu munsi nejejwe no kubagezaho amateka y'indirimbo, imwe mu ndirimbo ziri mu gitabo cy'indirimbo gikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti mu Rwanda. Indirimbo ya 75 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Ariko mbere yuko tuvuga ku mateka yayo, reka tubanze dufatanye tuyiririmbire hamwe kugira ngo tumve n'uburyo iririmbwamo. Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na se. Dore tubura amahoro, tuyabuzwa n'ubusa, kuko tudasaba neza ibyo dukena byose. Dore tubura amahoro, tuyabuzwa n'ubusa, kuko tudasaba neza ibyo dukena byose. Nitugira ibyago byinshi, tugashukwa n'umubi, tumuganyira amaganya, kuko yadukuraho. Hariho indi nshuti nk'iyi yababarana natwe. Yesu azi intege nke zacu, tumwisunge dusaba. Hariho indi nshuti nk'iyi yababarana natwe. Yesu azi intege nke zacu, tumwisunge dusaba. Niba ufite ishavu ryinshi, ukababara rwose, ubuhungiro ni Yesu, ngwino tumwihishemo. Inshuti zidutaye zikaduhemukira, Yesu adukingira ingabo, akaduhumuriza. Inshuti zidutaye zikaduhemukira, Yesu adukingira ingabo, akaduhumuriza. Haleluya, Amen. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo ya 75 mu ndirimbo zo gushimisha Imana iri mu gitabo cyitwa indirimbo zo gushimisha Imana, ifite igice cya kabiri cyitwa indirimbo z'agakiza. Ni igitabo n'ubundi gikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti mu Rwanda. Iyo tuvuze amatorero tuba tuvuzemo ADPR, Methodiste Libre, Ababatiste, Abangirikani, Abapresbyterienne, Abaluteriyani n'andi madini atandukanye akoresha iki gitabo. Kuba gikoresha murakizi. Ndagira ngo mbakumbuze amateka y'indirimbo kugira ngo mujye muririmba muzi n'impamvu yayihimbye ndetse n'ibihe yari arimo, kugira ngo nawe ujye umenya aho yagufasha kandi ikubake mu buzima bwa buri munsi.
Indirimbo yahimbwe n'umusore witwa Joseph Scriven. Uyu Joseph Scriven yavutse mu mwaka w'1819, aza gutabaruka ku myaka y'67 mu 1886. Joseph Scriven wituvuga yavukiye mu gihugu cya Ireland. Ireland ni kimwe mu bihugu bigize ubwami bw'Ubwongereza. Ubwami bw'Ubwongereza bugizwe n'ibihugu by'ingenzi 4. Dufitemo iyi Ireland y'amajyaruguru, tukagiramo igihugu cyitwa Ecosse, Scotland, tukagiramo Angleterre ariyo yitwa n'ubundi England, hakagiramo n'ikindi gihugu cyitwa Pays de Galles cyangwa se Wales. Iki rero ni kimwe mu bihugu kigize ubwami bw'Ubwongereza giherereye mu Burayi. Uyu musore Joseph Scriven aho mu gihugu cya Ireland yagize umugisha wo kwiga. Yize amashuri yabanza, yiga amashuri yisumbuye, aza kwiga no muri kaminuza yitwa Trinity College ahitwa i Dublin. Dublin ni umurwa mukuru n'ubundi wa Ireland, niho yize. Aza gusohoka afite icyiciro cya mbere cya kaminuza, urwego rwa diploma bita baccalaureat mu Gifaransa, ubu wenda muri rusange izwi nka A1. Amaze kwiga yaje gukundana n'umukobwa. Umukobwa we ntabwo hano umukobwa bakundanye ntabwo izina rye rizwi cyane. Uyu mukobwa baje gutegura umushinga wo kubana, tegura ubukwe nk'abandi basore bose birumvikana, itegura kubana. Hanyuma uyu mukobwa aza gukora urugendo. Akoze urugendo yagendaga ku ifarashi, ageze ku kiraro cy'umugezi witwa Bani mu gihugu cya Ireland. Cya kiraro kiracika, kandi cyacitse ku mugoroba biteguragaho ubukwe, umunsi umwe ubanziriza ubukwe. Aho hari mu 1844. Umva ikintu giteye agahinda, uyu mukobwa yafarashi ye nawe barohama muri uwo mugezi kandi yiteguraga ubukwe. Urumva ni ikintu giteye agahinda cyane. Nawe uzumvise urumva ko biteye agahinda, biranababaje ku muntu witeguraga ubukwe, yateguye uburyo bwose, arangije wa mukobwa abararohamye, umugezi uburamujyanye. Joseph Scriven irumvikana yasigaranye ibihe bitamworoheye kwihanganira, ariko nk'umuntu nyine yakomejwe n'Imana, kuko yari umuntu n'ubundi usenga wiringira Uwiteka kandi agakomezwa na Kristo yari yiringiye. Maze kubura umukunzi we, ntabwo yihanganiye kuguma muri Ireland, ahubwo yavuye mu gihugu cya Ireland yimukira mu gihugu cya Canada. Canada ni igihugu giherereye ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru. Niho yaje gukomereza ubuzima. Agezeyo abona imirimo itandukanye arakora, aza kongera gufatisha ubuzima, yongeye gufatisha ubuzima nanone, kandi agira igitekerezo cyo kubaka urugo. Aza guhura n'umukobwa, bivugwa ko umukobwa ngo yamukunze cyane. Abukunze cyane umukobwa yitwa Elisa Roche. Elisa Roche barakundana, bapanga nawo umushinga w'ubukwe, birumvikana hagati aho bakora fiançailles mu buzima busanzwe, nyine bapanga kubana kugira ngo byibuze amwibagize wa wundi wa mbere, yumve ko nawe akwiye kumubera umuhoza cyangwa se amururutse ibibazo yari yagize ku rukundo rwa mbere, kuko yapfakaye atarabana n'umukobwa wa mbere. Nuko uyu Elisa Roche nawe yaje kugira uburwayi, arwara indwara yitwa umusonga cyangwa se pneumonia. Iyi pneumonia ari wo musonga nawe waje kumuhitana mu minsi biteguragamo ubukwe. Ahangaha ni igikomere cya kabiri Joseph Scriven yarahuye nacyo. Bene data bakundwa, umva ibyo kubyakira ni ibintu biremereye cyane. Umuntu umaze gupfusha inshuti ye ya mbere batarabana, iya kabiri nayo igenda mu buryo nabwo budasobanutse, aba abuze umukunzi wa kabiri. Joseph Scriven nawe yaje kugira uburwayi bw'agahinda gakabije. Agahinda gakabije ku ndimi z'amahanga kitwa depression. Ararwara biramubabaza cyane, noneho mu burwayi bwe akagira inshuti zimusura. Ariko ageze mu gihe cy'uburwayi yaje kwandika iyi ndirimbo.
Birumvikana yakomeje gusenga yiringira Imana kuko ahangaha yarakijijwe yizera Imana kandi afite Kristo nk'umwami n'umukiza. Yandika iyi ndirimbo, ayandika mu rurimi rw'icyongereza, yandika mu magambo avuga ngo what a friend we have in Jesus. Ni nako kandi kuba yizi mu rurimi rw'icyongereza ni nako yitwa, arayandika. Mu gihe amaze kuyandika ayihereza inshuti ze zari zaje kumusura, imwe muri zo witwa Charles Crozat Converse, yitwa Charles Crozat Converse, niwe waje kuyishyira mu majwi uyu munsi turirimba kandi izwi neza, yitwa ngo Yesu niwe nshuti nziza, niwe nshuti yacu, niwe twikorerera imitwaro, imibabaro n'ibyaha byose. Aya magambo yose yanditswe na Joseph Scriven mu gihe cy'uburwayi bwe. Hanyuma iyi ndirimbo kandi izwi mu rurimi rw'igifaransa nka Que l'ami fidèle et tendre. We ayandika Joseph Scriven yanditse ibice bitanu. Iyo uyisanze ku bakoresha ururimi rw'igifaransa mu gitabo cy'indirimbo cyitwa Chant de Victoire, ni indirimbo ya 234, ikaba ifite ibitera bitanu, ifite couple eshanu, mu gihe twebwe mu gitabo cyo dukoresha cy'ikinyarwanda ifite bitatu byonyine gusa. Ariko mu ndimi z'amahanga usanga n'ubundi ari ibitera byinshi. Uwayihinduriye mu kinyarwanda we yaduhaye ibitera bitatu byonyine nibyo dukoresha, ariko kuba yikoresha mu ndimi z'amahanga ifite ibirenga bitatu. Uyu musore rero yaje n'ubundi gupfa, nta wundi muntu babanye, apfira ku myaka ya 67. Hagati aha kandi icyatumye agira agahinda gakabije, mu gihe uyu mukunzi wa kabiri Elisa Roche yari amaze kwitaba Imana, yaje kumva n'inkuru y'uko mama we, umubyeyi we, yasize mu Bwongereza, nawe kandi arwaye. Aburiya icyo afata n'icyo akora bimutera none ka gahinda nyine, ariko bitamworoheye akaza kwandika iyi ndirimbo. Message dukuramo igaragara ko nta wundi muntu twakishingikiriza mu gihe tubuze inshuti, mu gihe tugize ibibazo bitandukanye, mu gihe intambara ziri kutubaho, mu gihe tubona ko ubuzima bugenda butugora. Nta yindi nshuti twakiringira kiretse Kristo wenyine gusa. Niwe nshuti yacu, niwe utwikorera imibabaro n'ibyaha, niwe kandi udutura agahinda dufite. Nta yindi nshuti nk'iyi ngo yababarana natwe. Yarabonye ko nta wundi muntu wababarana muri ubwo buzima yari afite, asanga Kristo wenyine gusa niwe wenyine wabasha kubarana nawe, kandi niwe wabasha kumwikorera imitwaro yari afite. Ayo mateka niyo yaranze ubuzima bwa Joseph Scriven, waje kubabara cyane, abajwe n'ubuzima yanyuzemo bugoye bwamuvunnye, ariko akabasha kwihangana, akabona ko nta handi hantu yakishingikiriza kiretse Kristo gusa. Nawe kandi hari ibikugoye, hari ibikuvuna, ariko uzirikane ko mu buzima bwa buri munsi nta wundi twakishingikirizaho, nta bundi bwishingikirizo, nta handi twajya keretse gusa Kristo wenyine ubasha kwihangana natwe, ubasha kugumana natwe kugira ngo adukomeze mu buzima bwa buri munsi. Yesu aguha umugisha kandi ukomeze uneze.